ariko hari ibindi bitari ubuntu nk'iri juru tujyamo ibyo ntabwo ari ubuntu ijuru usobanura abantu n'ibyayo mazu uko ayo mazu aba mu ijuru ahari unabagaragariza ayo mazu ko mu ijuru batazaba mu kirere gusa bazasanga aya mazu zemo n'ikindi unyihanganire cyane none twese se twahamagariwe kujya kubwiriza ubutumwa ubundi ikindi nabwira abantu cyangwa se abizera ni uko bagomba gushaka ibyangombwa kuko umuntu udafite imitima yacirahabye ikeneye kururutswa n'Umwuka Wera. turabashuje inshuti zacu tubana kuri Beroro TV, turagarutse no kuri kamera za Beroro TV, tugarukanye n'umutumirwa wacu Pasiteri, muramuzi abo tubana kuri Beroro TV, ntabwo ari ubwa mbere, ntabwo ari umushyitsi, ahubwo n'umusangwa kuri Beroro TV. Rero njyewe ndi Buregeya Andrew. Rero Pasiteri rero bushize twari kumwe tuganira tubwira iby'inzira y'agakiza cyangwa se iby'urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru, ariko abatamumenyereye reka abanza bibwire abasuhuze dukomeze ikiganiro cyacu. murakoze cyane. nitwa Nsengimana, umupasitori Nsengimana Jean Claude, ni umupasitori mu itorero rya Pentecote rikorera Kampala bita CPOM mu ndimi z'amahanga, ni The Church of Pentecostal Worldwide Mission rikorera i Kampala aho bita Kawala. murakoze cyane. Urakoze Pasiteri, urakoze kwibwira abantu bacu. Reka rero dutangire dusengera kugira ngo utubwire n'uruhisho ariko uzaniye abantu bo kuri Beroro TV. Rero tangira usenga kugira ngo wenda ikiganiro tutaza kukigira kirekire. Mana, turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka, gitare cy'isumba n'amahanga. Tugushimiye aka kanya keza uduhaye ko kuganira ku ijambo ryawe. Turagusabye ngo uzubane natwe ndetse uhire iki kiganiro, Mwami uhagararane natwe, tubwire ibyo twabwira abantu bawe byose, niko tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Urakoze Pasiteri. Rero twagira ngo n'ubundi muri wa murongo cyangwa se muri ya nzira wari watubwiye ubushize ibijyanye n'inzira y'agakiza, nuko umuntu utangira urugendo ibyo agomba kuba afite, wari watubwiye ku bijyanye n'ibyangombwa, ariko wongere utangarize neza cyangwa se wongere utwereke iby'iyi nzira uko biteye kugira ngo abantu babashe kuyimenya, kuko ni inzira isa naho abantu batayumva neza muri iki gihe kimeze gutya. Bibiri ivuga ngo ni igihe cya nyuma. Ni karibu. Murakoze cyane. Bushize nk'uko twari twaganiriye, twari twavuze nyine ku byerekeranye n'uru rugendo rujya mu ijuru, tuvuga ku nzira ijya mu ijuru abantu bitwa abakristo banyuramo. Twavuze ko ari inzira ifunganye, ariko kandi tuvuga ko isaba ibyangombwa iyo nzira umuntu yicamo aba afite. Twavuze ku byangombwa byerekeranye n'urwandiko rw'inzira, tuvuga ku ikanzu, umwenda umuntu agomba kugendana, kuba yambaye kugira ngo nagera ku rurembo Siyoni azabone icyo yerekana, icyo azaba yambaye. Hanyuma twavuze no ku muzingo w'igitabo, kandi ibyo twabikuye cyane cyane muri kariya gatabo k'umugenzi abakazi. Ni agatabo kavuga ku rugendo rw'umukristo, aho umukristo yageze ku irembo, amaze kwinjira bamuhaye ikanzu, bamuha umuzingo w'igitabo, hanyuma baza no kumuha n'ibindi bitandukanye yagombaga kugendana. Rero niko n'urugendo rwacu rumeze rwa gikristo. Ntabwo umuntu abyuka mu gitondo ngo apfe kugenda gutyo gusa, ahubwo aba agomba kugenda yikwije, afite ibyangombwa, kuko hari aho urugendo ruzatangirira hakabaho n'aho ruzarangirira. Murakoze. Twagira ngo rero ukomereze muri iyo nzira, kuko
cyangwa se ukomereze muri uwo murongo ugaragariza abantu uko umugenzi agomba kuba ari mu nzira cyangwa se umuntu ujya mu ijuru ko akwiye kwitwara muri iyi nzira, kuko abantu kenshi muri iyi minsi bari kugenda bagaragaza ko agakiza kaba ku mutima kataba inyuma. Ugaragaza ukurikije uko wagaragaje ibyangombwa bushize watangarije abantu mu kiganiro wakoze, ugaragariza ibyangombwa umuntu agomba kuba afite, ariko kandi bihuza ute n'agakiza uri kubonaho muri iyi minsi, cyangwa ukubona abantu bari kwitwa ko bakijwe bari kwitwara mu nzira? Ibyo muri iyi minsi byo ni ibindi, kuko muri iyi minsi buracya mu gitondo umuntu yakumva ushaka kujya gusenga akagenda agasenga, hanyuma yagera mu rusengero bakamubwira bati izere Yesu, akizera, ejo bakajya kumubatiza, nta kintu na kimwe bamwigishije, atazi iby'inzira y'agakiza. Ibyo byangombwa ntawe ubimubwira, ni hakeya babivuga. Hanyuma umuntu akumva ko ubwo yinjiye mu rusengero yatangiye gusenga, yanabatijwe mu mazi menshi, akumva ko ibintu byatunganye, yabaye umugenzi ujya mu ijuru. Ariko ni nayo mpamvu muri iyi minsi natekereje cyane ko twaganira ku byerekeranye n'ibi byangombwa umukristo agomba kuba yujuje kugira ngo azashobore kwakirwa ageze ku irembo ryo mu ijuru. Umugabo bita Ntabwenge yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, kandi kuko yari yarakubise urugendo rurerure, aho ba mukristo banyuze nawe niho yanyuze, yewe yahuriyemo n'inyota, ahuriramo n'inzara, ahuriramo n'ibibazo. Ariko icyababaje, cyamubabaje cyangwa se cyamubereye kibi ni uko yageze ku irembo bakamwirukana. Kuko icyambere babanje kumusaba, bamusabye urwandiko ararubura, babona nta kanzu afite, umuzingo w'igitabo ntawe yari afite. Hanyuma babajije umwami nyir'ururembo, aje kumureba asanga ntacyo afite, baramwirukana. Niko rero n'abantu bazirukanwa ku munsi w'amateka, cyangwa se ubwo bazakorwa mu mubiri. Hari igihe bazabibazwa ibyo bintu, hanyuma baba batabyujuje cyangwa baba batarabimenye ngo babishake, bakazirukana. Niyo mpamvu muri iyi minsi twakagombye kongera tukicara tukaganira, tukareba niba koko abakristo bafite ibi byangombwa by'umugenzi ujya mu ijuru. Murakoze cyane. None ibyangombwa wari wabivuzeho ubushize, ariko umuntu yakwibaza uko ibyangombwa ni amagambo adapfa kumvikana, kuko hari abagiye bavanga ibyangombwa ngo ibyo ngibyo umuntu abikura hehe, ko iyo umuntu amaze kwizera ko yatuje akanwa, ko ngo bibiri bigaragaza ko uyu muntu yizeje umutima akatuza akanwa bakijijwe. Wowe ibyo bindi by'ibyangombwa ubikura hehe? Uretse ako gatabo ubikura he? Kuki usobanurira abantu bamenye? Ugereranije Bibiliya, ni bande batangiye urugendo waba ugereranyaho kugira ngo ubereke ko atari aka gatabo k'umugenzi ko bavaho kaba karanditswe n'umuntu? Ndibaza ko nicyo nari nifashishije ku gatabo k'umugenzi, kuko nako kanditswe n'umuntu w'Imana, kandi niyerekwa Imana yamuhishuriye bijyaniranye n'urugendo rwa Gikristo. Ariko na Bibiliya ubwayo irabivuga. Bibiliya mu gitabo cy'Abalewi bagaragaza neza cyane uburyo ubuturo bwera bwari bwubatse. Mu buturo bwera bwari bufite ibice bibiri, nacyo gishushanyo ngira ngo hari ntangireho urugero. Ubuturo bwera bwari bufite ibice bibiri, hari igice cy'ahera n'igice cy'ahera cyane. Ariko kandi ubuturo bwera bwari bufite n'urugo, bukagira n'irembo. Iyo umunyabyaha yazaga akagera ku irembo, ntabwo yaharengaga. Iyo yabaga azanye igitambo, yagitambiraga aho ngaho ku irembo, hanyuma amaraso y'iyo nyamaswa azanye umutambyi akayajyana hehe? Akayajyana ahera kujya kubaza niba igitambo cye cyemewe. Ibyo byasobanuraga iki? Byasobanuraga amaraso ya Yesu.
umunyabyaha muri iyi minsi iyo avuye mu isi akaza ari umunyabyaha aba agomba kunyura kuri Yesu byanga bikunda, akabanza akamwizera, akatura ibyaha bye, hanyuma yamara kwatura ibyaha bye akaza kuboneka ko akijijwe. Nta muntu ukizwa ataramara kwihana ibyaha bye, nta muntu ukizwa ataramara kwizera Yesu. Nuvuga ngo umuntu akizwa iyo akoze ibyo bintu byombi uko ari bibiri. Icya mbere nuko yizera Yesu, icya kabiri kandi nuko yihana ibyaha bye, hanyuma icya gatatu nuko atera intambwe akajya kubatizwa. Urumva bya bindi bitatu mu Kristo yavuzeho, yavuze umuzingo ni ijambo ry'Imana, abagomba kubanza akarisomerwa, nimwo mu ijambo ry'Imana nimwe asanga Yesu, noneho akamwizera, niwo wa muzingo bamuhaye w'igitabo. Hanyuma iyo amaze kubonamo Yesu aramwizera, hanyuma agatera intambwe agahabwa umwenda. Umwenda usobanura iki? Usobanura agakiza. Agakiza ni gasobanura imico ya kugira imico ya Yesu, kwambara Yesu, kwambara imico ye. Iyo umaze kwambara imico ya Yesu rero, ubwo ikiba gisigaye ni ukujya guhamya, ukajya guhamya ko wamwambaye, ukajya kugera ikirenge mu cya Yesu, hahandi Yesu yanyuze, nawe ukajya kugira ute, ukahanyura, ukajya kubatizwa nk'uko na Yesu yabatije. Ubwo nibyo bintu bitatu bigaragaza ko umuntu yanyuze mu nzira nzima, mu nzira ikwiriye yo gukirizwamo. None Pastor, umuntu aho waba ugaragaje ko umuntu wamaze gukora ibyo ngibyo, muri make yabikoze, abaye abatangiye urugendo, ubwo nicyo ushatse kugaragaza ko urugendo we aba rugezemo neza rwose. None uyu muntu ntiyaba yibeshya ko hari yahawe iyo kanzu, ko ijambo ryo yarisomewe arabyumva, ariko se ntabwo umuntu ashobora gukorerwa iyo bintu iyo kanzu atari yayibona? Ntibishoboka. Ubundi iyo umaze kwizera Yesu, iyo umaze gusomerwa ijambo ry'Imana, usangamo Yesu ukamwizera. Yesu iyo umaze kumwizera rero uramwakira mu bugingo bwawe, niwe uguhindura, akakwambika ya mico ye, ari nayo kanzu ye, ari byo twita gukizwa. Nibyo twita gukizwa, kuko nta muntu ukizwa Yesu atarinjira mu bugingo bwe ngo amuhindure. Ntabwo wabukije Yesu. Ni ngombwa ko Yesu abanza akinjira mu bugingo bwawe, hanyuma agakoramo umurimo. Wa murimo ni uza guhinguka inyuma, abakubonye bose bakavuga bati wa muntu yarahindutse. Niyo kanzu, niyo mico ya Yesu ba wambaye. Umuntu wese ukubonye ababona ko wakije. Muri make umuntu aramutse akora ibyo ngibyo ariko akaba abantu bavuga ko nta cyahindutse, ntabwo aba yarakijijwe, cyangwa nawe ubwe yiyumvamo ko nta cyahindutse. Urakoze cyane. Kuko hari igihe abantu batabivuga, ariko ubwe nawe ubwe ababyumva, yumva ko nta cyahindutse. Kuko niba yaravuye yari umusinzi, akaba agifite ya nyota y'ubusinzi. Niba yaravuye iyo ari umusambanyi, inyota y'ubusambanyi ikaba ikimurimo. Ibyaha byose yakoraga nuko yarari byose bikaba bikimurimo, kandi ari mu nzu y'Imana. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uwo muntu atagize ate, ko uwo muntu atarakiza. None Pastor, aho ngaho icyo abantu twita kugwa, ntago harashobora kuba yakorerwa ibyo ngibyo nyuma akaza kubisubiramo. Ibyo bibaho, ariko umwana ashobora gupfa ariko yavutse. Umwana muto, umwana aravuka bakamubona nibwo yapfa ariko aba yavutse. Ibyo rero ni ikindi cyigisho cy'uburyo umuntu ashobora kuba yakizwa, hanyuma akazasubira inyuma mu byaha. Yenda hari nacyo ubwo gishyize muzakiganiriza abantu, ubereke ukuntu umuntu ashobora kubaho ariko nyuma agapfa akiri mutoya cyangwa se agapfa anakuze. None Pastor, iyo umuntu arangije, tugaruke ku nzira yacu, iyo umuntu arangije ibi bintu bitatu bamaze kubimukorera cyangwa amaze kubikorerwa,
ni iki gikurikiraho, ni iki kiwakurikizaho? Aricara agategereza kuzajya mu ijuru gusa? Ni iki agomba gukora iyo arangirije, iyo bamaze kumubatiza? Ni iki gikurikiraho kugira ngo hano abantu babyumve? Ni iki asigara akurikiza kugira ngo agaragaze Yesu uwo yizeye, cyangwa ni ibiki akora? Ariyicarira gusa? Oya, ntabwo yicara. Ubundi iyo umuntu amaze gukizwa aba agiye gukora imirimo. Ubundi iyo umuntu amaze gukizwa hari ibintu bitatu aba akwiriye gukora. Ikintu cya mbere ni ugukora imirimo yo gukiranuka. Imirimo, kuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Yakobo yarabivuze. Kwa kabiri bandu tugaragaza ibintu bitatu, noneho tugende tuvuga ku kimwe. Icya mbere ni imirimo. Icya kabiri ni ijambo. Abagomba gusoma ijambo hanyuma rikamubamo. Iyo rimaze kumwuzura, icya gatatu aragenda akaribwira abandi. Ubwo ruvuga ngo icya mbere ni imirimo. Yego. Icya kabiri ni kwibikamo ibyanditswe cyangwa se gusoma ibyanditswe. Gatatu ni ukujya kubwiriza, kujya kwamamaza Yesu yamenye. Nibyo bintu bitatu. Reka duhere ku cya mbere. Iyi mirimo uvuze ngo yaramaze kubatizwa nawe ahita atangira gukora imirimo. Ni imirimo yihe? Hari icyo bita imirimo yo gukiranuka. Imirimo yo gukiranuka. Imirimo yo gukiranuka harimo gutanga, gufasha n'ibindi bitandukanye. Imiyo mirimo myiza. Uzabona umuntu iyo agikizwa akaba yakijijwe neza, ntabwo bamuhata. Ntabwo pasiteri avuga ngo muze mukubure urusengero, muze mukore ibi n'ibi, muze. Oya, Umwuka Wera abakorera muri we, amwereka igikwiriye mu nzu y'Imana, akaba yaza niba hari imirimo ihari akayikora. Ibintu byose aba yumva yakora, kuko umuntu nyine muzima ni ukora. Umuntu urwaye ntabwo ashobora gukora, utaravuka ntabwo yakora. Birumvikana ibyo gukora, ariko reka turebe mu gukora ko mbona muri iki gihe biba ari nko gushishikariza abantu kugira ngo bayikore. Byaba biterwa n'iki? Nyine barabashishikariza kuko barabashyiramo ibintu badafite, barabashyiramo ibintu batigeze guhabwa. Pasiteri arababwira ngo bakore, ariko urakoresha abantu batigeze kuvuka, urakoresha abantu batigeze gukura. Wabakoresha ute? Ntibishoboka. Ahubwo banza umenye ko uwo muntu, kuko n'umunyarwanda yaravuze ngo izijya gucika cyangwa se izijya gushira zihera mu ruhongore. Za zindi zavutse zikiri ntoya nizo zakagombye kubanza zikitabwaho. Ukabanza ukazitaho, ukabanza ukazirera, hanyuma iyo zimaze gukura zirakura nyine zikazabyara izindi. Ariko niba itungo rivutse, intama ikavuka, ntimuyiteho, ishobora gupfa. Muri makeya intama yapfa. Uvuga ngo imirimo akwiriye kuba uyu muntu umaze kwakira Yesu akwiriye kuba ahantu mu materaniro y'abera muri make. Yego, bya bindi bitatu nakubwiye. Abagomba atangira gukora imirimo. Icya mbere waruvuze ngo agomba kuwa mbere gukora imirimo, kabiri gusoma. Ndashaka ko tuwe turanze icyo cya mbere tubone kujya ku cya kabiri cyitwa gusoma. Ariko turebe imirimo agomba kuba mu rusengero cyangwa se ahantu bavuga Yesu, bateranira amateraniro, afasha abayobora ayo materaniro, atabwirijwe, adahaswe, ahubwo abikoranye umutima ukunze. Biterwa nabwo n'umuhamagara Imana imuhaye. Ashobora no kudashobora gufasha abayobozi, ariko harimo nko gusenga. Ashobora gusenga, hakabaho kwitangira imirimo isanzwe yo mu rusengero. Mbese umuntu muzima, umuntu wavutse ubwa kabiri, uzamubonera ku bintu ibyo ngibyo nkubwiye. Icyambere azumva yikoresha. Arikoresha, ntabwo akoreshwa. Ntabwo ari ngombwa ngo ahatwe. Iyo bahamagaye gusenga yumva ubwuzu, akumva yaza gusenga. Bahamagara umuganda ku rusengero, akumva yawuzamo nta muntu umuhafi. Iyo mirimo yose niyo twita imirimo yo gukiranuka, gutanga, gufasha, kumvira. None paseri bivuzemo gufasha ko tukiri kuri icyo ngicyo cyitwa gukora, ko bamwe umuntu avuga ngo we ntabyo afite byo gutanga. Uribye
ni umukene nk'abantu wenda batari bagira ubutunzi bwinshi yatanga iki? oya ntabwo dutanga ibyo ntabwo Imana idusaba gutanga ibyo tudafite, kandi ibyo yaduhaye nabyo turakwiriye kubitanga. icya mbere yatubwiye ko dutanga imitima yacu, ugatanga umutima w'imbabazi. iyo ufite umutima w'imbabazi ntubura icyo ukora, ntubura uwufasha, wanamufasha umubwira ijambo ryiza, sibyo? Nibyo birashoboka rwose, wamufasha umubwira ijambo ryiza, wamufasha ikindi runaka. mbese iyo mirimo yo gukiranuka ndumva ari myinshi. Ni myinshi, ntabwo umuntu yavuga ngo ayirondore, gusa biragaragara ko ikintu cyiza cyose ari umurimo wo gukiranuka, icyo ukoreye muri Yesu Kristo. Icyiza cyose ukoze ni umurimo wo gukiranuka. Muri make kirandikwa. Wanywaga inzoga, yego wanywaga inzoga, ntukinywa inzoga. Warasambanaga, ntugisambana. noneho kuko Bibiliya tubwira ngo yaducunguriye, yadukirije kugira ngo dukore imirimo y'iki yo gukiranuka. iyo mirimo yo gukiranuka rero ni iyihe? niyo yose, kudakora nabi, gukora neza, gusenga, kuvuga neza. mbese ibyo byose iyo byishyize hamwe nibyo bita imirimo yo gukiranuka. hariho umuririmbyi umwe yavuze ngo tukiri kuri iyo mirimo, yego, ngo mu rwambariro rw'abera imyambaro irapiganirwa, iranigana, ngo ni myinshi cyane. yego, ngo nimuze twambare, muze twambare mu rwambariro rw'abera imyambaro igizite iruzuye, ngo ni ugupigana, ariko kandi ngo baranapiganwa, baranarushanwa kugira ngo bayambare. yego. ubwo rero muri make ngira ngo hari iki ngiki uragisobanuye neza, nta muntu wakongera kwibaza ngo kuki dukora. ariko reka tugere ku cya kabiri, wavuze ko waruvuze bitatu. ariko tubanze, hari ako waruvuze ngo mbese iyo mirimo irandikwa. icyo nacyo nari nkikubajijeho, wenda hari nanihuse. wari ukimbajije. iyo mirimo nayo kirakubaza, ubundi ndashaka kubazamo ibibazo bibiri. ubundi iyo mirimo uri kubwira abantu ngo bakore cyangwa ugaragaje muri urwo rugendo, ko wari kitumye dukora ikiganiro kwagira ngo usobanurire mu bamwe baciye inyuma bakatubaza ibijyanye n'icyo n'inzira wavuze, unagira ngo usa n'uvuga ku nzira uyigaragaze, kuko baravuga ngo mbese iyo mirimo ko ari abapasiteri bashaka kugira ngo tubakorere birire, iyo mirimo ubundi tumariye iki? twebwe tumariye iki ko bashatse kugira ngo baturushye? ko rambaje ngo ibyo by'imyenda by'ibiki uzatubarize, ubundi urwo rugendo nyuma yo kubatizwa bimeze bite, kugira ngo nabo barebe. none sobanura ubundi iyo mirimo, sobanurira abantu bari kutwumva imirimo imaze iki, umuntu aramuze atayikoze bimutwaye iki? urakoze cyane. ubundi agakiza tukabonera ubuntu, agakiza ko ni ubuntu, nta kiguzi wabona wagura agakiza. ariko hari ibindi bitari ubuntu, nk'iri juru tujyamo, iryo ntabwo ari ubuntu. ijuru Yesu yaravuze ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zirigishamo imbaraga. mu yandi magambo, nta muntu ushobora kuzajya mu ijuru ataratwaranye, ni kimwe. icya kabiri, nta muntu uzagororerwa atarakoze. iyo mirimo isobanura ko nitugera imbere y'Imana, ubwo Imana izaba irimo kutwakira, izadukorera ibintu bibiri. Imana izatwakira mu bwami bwayo, ariko kandi izanatugororera, kandi izatugororera bijyaniranye n'imirimo twagize gute, twakoze. iyo usomye amagambo ari muri Yakobo ibice ndumva ari 5, niho havuga amakamba. wenda turaza kuza kuhasoma, wenda niho havuga amakamba. havuga ngo hahirwa, igice cya mbere umurongo wa 5 ndumva wa 12, haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ubugingo buhoraho. uwo muntu rero ntabwo azapfa kujya mu ijuru. icya mbere aba agomba kubanza akagira icyo akora, akarwana. iyo amaze kurwana, igihe kiragera agatsinda, akazajya mu ijuru, akazahabwa ingororano, ari ryo kamba twamaze kubona. Yakobo, uruvuze muri Yakobo, ndumva ari Yakobo
ntabwo turaza kuza kuhasoma. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Haravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Nubwo warekeraho urumva hari amakamba tuzahabwa mu ijuru, ariko ayo makamba azahabwa umuntu wagize icyo akora, ariyo ya mirimo turimo tuvuga. Hari amazu ari mu ijuru, ntabwo ayo mazu tuzayinjiramo gutyo gusa, ahubwo tuzabanza gukora, tuzakora. Nuvuga ngo ibyo dukora hano mu isi nibyo tuzasanga mu ijuru. Niba uhaye umuntu ibyo kurya uzabisangayo, niba uhaye umuntu umwenda uzawusangayo, ariko warawumuhanye umutima ukunze. Ushobora no kuwumuha umutima wawe utabikunze, ushobora kuwumuha umutima wawe nta rukundo rurimo, ntabwo Imana izabikwandikira. Pasenda tuzagaruka nyuma usobanurira abantu ko ikiganiro kigenda kiba kirekire. Yego, usobanurira abantu iby'ayo mazu, uko ayo mazu aba mu ijuru, ahari unabagaragariza ayo mazu ko mu ijuru batazaba mu kirere gusa bazasanga aya mazu. Ariko reka tugaruke ku warugaragaje ibintu bitatu umuntu akora iyo amaze kurangiza umuhango wo guhamya wo kugera ikirenge mu cya Yesu w'umubatizo. Uravuga ngo icyambere agomba gukora. Iyo umuntu aje kubatizwa ntabwo uvuze ngo agiye guhagarara ategereze kwigira mu ijuru, ahubwo uravuze ngo arakora, akora imirimo yo gukiranuka. Icyaka uravuga ngo kandi agahitamo umuntu umusomyi wa Bibiliya, akiga Bibiliya, agasoma ijambo ry'Imana, akaryegera rikamubamo, akaribamo. Icya gatatu narimbuze ni uko iyo rya jambo ryamaze kukuzura arangiza akajya kubihamya mu bandi. None reka tugaruke ku cya kabiri. Ngewe ndamutse nikoreye imirimo, iby'ijambo simbona umwanya wo kurisoma, simbiha agaciro, ni igihombo cy'ibyantera cyangwa byaba bintwaye iki? Bibiliya iravuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Uvuga ngo ijambo iyo ritari muri wowe ukomeza kuba imbata. Ijambo rero niryo ritubatura, ijambo niryo riduhuza n'Imana, niryo ritwereka iby'Imana ishaka. Iri jambo niryo ritwereka ya nzira tugomba gucamo. Ijambo niryo kandi riturangira, ni nka busore. Busore mu Kinyarwanda ntabwo nzi uko baryita, ariko ni nk'ikirango kitwereka aho tugomba kunyura. Ahatari ijambo ntabwo twamenya inzira, kuko kandi ijambo, ibuka ijambo ni Yesu. Iyo rikurimo na Yesu aba akurimo. Uvuga ngo ijambo rifite umwanya munini rero mu mwizera. Umwizera udafite ijambo, ikije cyose cyamuhirika, ikije cyose cyamutwara. Ariko umwizera ufite ijambo ntabwo atwarwa n'imiyaga yose ibonetse. Ndibaza ko ahari byumvikana. None ukavuga ngo ni itegeko ko uyu muntu akimara kugera ikirenge mu cya Yesu agomba kwinjira mu gitabo cyitwa Bibiliya, kikamubamo, akakibamo, mbese akakigira nk'ibyo kurya bye bya buri munsi. Ibyo rwose, kuko Yesu yavuze amagambo akomeye muri Mariko ibice 16 umurongo numba ari wa 15 kumanura. Yarababwiye ngo mugende mujye mu mahanga yose, mubwirize ubutumwa bwiza abaremwe, abizera muzababatiza, kandi nyuma muzabigishe kwitondera ibyo nasize ngeze ngute mbabwiye. Muri yandi magambo, iyo umuntu amaze gukizwa aba agomba kwiga ijambo. Uranyumva? Yamara kwiga ijambo, ryamara kumwuzura, akazajya kuribwira abandi. Kandi ntiyajyana ibyo atigeze yiga. Ntabwo yajyana ibyo atize. Ntabwo ashobora kujyana ibintu atize. Guteze? Nubwo ubona wenda muri iki gihe ubukristo burimo kugenda buhura n'ibibazo, nuko abantu badashaka kwiga Bibiliya. Ntabwo abantu bashaka kwiga ijambo ry'Imana. N'abashaka kwiga ijambo ry'Imana bararyiga mu marangamutima yabo, bashakamo ibyo bararikikuta. Yes, baragenda bakarobanura uturongo bashaka, imirongo ibashyigikira,
wenda mu byaha byabo, ibashyigikira mu ntege nkeya zabo, imirongo ishobora kuba ituma batababazwa bazira ijambo ry'Imana, imirongo ishobora gutuma babona ubutunzi. Iyo niyo mirongo barimo guhitamo, ariko ubundi ijambo ry'Imana rigomba kwigwa muri rusange, ryose rikigwa hatagize na kimwe cyatabwa. None pase ko tugaruke ku ntambwe ya gatatu waruvuze, cyangwa undi murimo wa gatatu, cyangwa ikindi gikorwa cya gatatu umuntu akora amaze kugera ikirenge mu cya Yesu. Uravuze ngo agomba guhaguruka akajya kubwiriza ubutumwa bwiza, n'ukuri, cyangwa kubwira abandi ibyo yamenye. None turi aho ngaho tunasoza, nagira ngo ugaragarize abantu neza kuvuga ubutumwa bwiza byo bimariye iki, ujya kubuvuga bimumariye iki? Ese turamutse tutagiyeyo byo bitwaye iki? Ndashaka kugira ngo dusobanurire, usobanurire abantu, abakunzi ba Bero TV cyane, kuko aribo ndi kubariza. Biragitwaye cyane. Iyo ukijijwe hanyuma ntukore icyo wahamagariwe, ubaye ingumba. Buretse gato pase nkubarizemo n'ikindi, unyihanganire cyane. None twese se twahamagariwe kujya kubwiriza ubutumwa bundi? Umwizera wese yahamagariwe kwamamaza Yesu, kuko Yesu aratubwira ngo iyo umaze gukizwa, iyo ukijijwe cyangwa ugakira Yesu akagukiza, uragenda ukajya kubwira abandi ko hari umukiza. Erega si ngombwa kwiga teoloji, si ngombwa kuba warize Bibiliya ngo uyiminuze yose uyirangize, ariko niba warasomye ijambo iri toyi ufite, iri keyi ufite, genda ujye kuribwira abandi. Hari indirimbo tujya tugira ivuga ngo nubutazi gushyomoka cyangwa ngo umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira, ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, nuko mwinginga gufashe uti mwami mfashe ubu. Muri makeya, iyo umaze gukizwa, ikiba gisigaye ni ukwiga ijambo ry'Imana, hanyuma ryamara kukuzura ugasohoka ukajya kuribwira abandi, ukabwira Yesu, ukabwira abandi ko Yesu agira ate, ko Yesu akiza, Yesu atugirire neza. None umuntu se kubona ari icyo cyaba ari ikibazo, twaba dufite ideni rikomeye abantu, kuko abantu bagaragaza ko abantu bakiriye Yesu Kristo bagaragara ko ari benshi, ariko none ababwiriza butumwa biragaragara ko ari bakeya. None dusoza, ndashaka kugira ngo wenda utanga inama kuri aba bantu, cyangwa se kuri aba bantu bari muri ibi byiciro, ari uyu muntu wamaze kugera ikirenge mu cya Yesu, ariko imirimo akaba atari gukora imirimo nk'uko bikwiriye. Hari n'uwaba ari gukora imirimo ariko akaba nta mwanya afite wo gusoma ijambo ry'Imana, cyangwa se gusoma Bibiliya. Hari n'uwaba arasomye Bibiliya ariko azi ko ibyo kubwiriza ubutumwa bwiza ari ibyo abapasiteri n'abandi, atari ibyo. Ndashaka kugira ngo utange inama kuri abo bantu bari muri ibyo byiciro. Ndabanza kubabwira ko hari ibintu bibiri abantu bitiranya. Ikintu cya mbere ni ukuvuga ubutumwa no kubwiriza ubutumwa. Kuvuga ubutumwa no kubwiriza ubutumwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Abizera bose basabwa kuvuga ubutumwa, ariko kubwiriza ubutumwa ni iby'abapasitori, ni iby'abigisha bafite izo mpano zo kwigisha, ariko kuvuga ubutumwa ni ibya buri mwizera wese. Ngarutse kuri icyo rero warubajije, cyangwa se warunsabye ko nasobanurira abantu, ni uko buri mwizera wese aho ari, yaba umuto yaba umukuru, yaba umugabo yaba umugore, agomba kumenya ko afite inshingano yo kuvuga ubutumwa, kubwira abantu ko Yesu akiza. Aho ukorera mu kazi kawe, aho uri mu baneiba bawe, aho uri hirya no hino, aho wirirwa, aho urara, aho hose bakagombye kumenya ko hari umwami bita Yesu ukiza abari mu isi ibyaha byabo. Rero ndibaza ko ari icyo ngicyo. Gusa ikindi nabwira abantu cyangwa se abizera ni uko bagomba gushaka ibyangombwa. Bagomba gushaka ibyangombwa, kuko umuntu udafite ibyangombwa ntabwo azakira. Nahoze nkubwira ibya nta bwenge yaragiye ageze ku irembo, ibya byangombwa barabimubajije,
ibyangombwa arabibura. Umwami arategeka ngo nibamufate bamuboha amaguru bamuboha amaboko bamushugunye mu irimbukiro. Niyo mpamvu umuntu uzaba rero atafite ibyo byangombwa ntabwo azajya mu ijuru, ntabwo azakirwa. Ariko pase no turi dushoje ikiganiro, yego ndashaka ko ikindi kiganiro kizakurikira uzagaragaza neza ibi byangombwa kimwe kuri kimwe, kuko hari wabivugiye rimwe bituma abantu batabyumva neza. Yenda uzagaragaza buri cyangombwa, uvuge ku ikanzu yimareyo neza, uvuge no ku kimenyetso yari afite mu ruhanga, uvuge no ku muzingo neza kugira ngo abantu babashe kubyumva neza. Kuko y'abantu kubera ko abantu bari mu inyigisho zabaye nyinshi ntibabasha kumenya neza. Ariko ndabararika mu kindi kiganiro tuzakora ko uzabanza ugakurayo ikanzu neza, ikanzu twava ku ikanzu tukajya ku kimenyetso, twava ku kimenyetso tukagera ku ikanzu, kugira ngo aba bantu bazamenye ko ukongeye kubigarukaho numva ni ibintu kuko bikwiriye kumenyekana mu matwi y'abantu. Rero ndagira ngo usenge k'inama wazitanze, usenge dusoza ikiganiro kugira ngo buri muntu wese Imana imufashe, umwuka wera azamukigikire kugira ngo ikiganiro kibashe kugeraho kimukura, kigire naho kigira gite kimushyitsa. Ariko tukaba dusaba kandi abadukurikirana, waba ari ubwa mbere yatwumvishije tuba kuri Beruro TV, akore subscribe cyangwa se anasharinge, agisangiza abagenzi be niba yumva kimufashije, kuko aba duteye inkunga ikomeye gukomeza kwamamaza ubwami bw'Imana. Rero pastor ni karibu dusenga dusoza ikiganiro cyacu. Reka duhe Imana icyubahiro hanyuma dusenga Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka. Mana yacu tugushimiye kubanye natwe muri iki kiganiro. Mana kubibana kwacu ariko nyamara kumeza imbuto no kwawe. Reka izi imbuto zibibwe mu mitima y'abana bawe bari hirya no hino Mana. Reka zigira umumaro kandi uzazihe gukura zizere imbuto zazo. Urakoze Mwami Imana kugiye gukomeza ukabana natwe kandi ukatugirira neza, niko tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego, mugire umunsi mwiza ku bantu bari ku manywa badukurikiye, kandi abari nimugoroba mugire ijoro ryiza, n'abari mu gitondo mugire umunsi mwiza. Rero tuzasubira naho ubutaha. imitima yacirahabye ikeneye kururutswa